Yesu ni muzima, ntabwo akiri mu gituro. Kandi ibyo ngibyo byabaye nk'uko byari byaravuzwe, nk'uko nawe yari yarabibwiriye. Kuba Yesu ari muzima ni inkuru nziza, kandi ni urufatiro rwo kwizera kwacu. Ubutumwa twizera bushingiye ku kuri yuko Yesu yazutse mu bapfuye, kandi ibyo byabaye nk'uko ibyanditswe bibivuga. Ndabashuje mu izina rya Yesu, bahaye ikaze muri uno mwanya w'ijambo ry'Imana tugiye gufatanyamo mu ruhererekane rwacu dukomeje muri Luka. Uyu munsi tukaba tugeze ku gice cya 24. Kuki mushakira umuzima mu bapfuye? Ntari hano, yazutse, ni muzima. Mwibuke ibyo yavuganye namwe akiri Galilaya, ati umwana w'umuntu akwiriye kugambanirwa ngo afatwe n'amaboko y'abanyabyaha, abambwe, maze azazuke ku munsi wa gatatu. Aya ni amagambo amenyerewe mu gitondo cyo kuri Pasika. Ni inyigisho tumenyereye akenshi yigishwa kuri Pasika, ariko Imana ishimwe yuko Pasika yacu tuyihoramo atari umunsi, ahubwo ari ubuzima bwacu. Bakoze kudusomera aya magambo, bamaze kudusomera muri kiriya gice cyose, akaba ariyo tugiye kuganira. Inkuru iba nziza kubera ko hari inkuru mbi. Mu ruhererekane rwacu dukomeje muri Luka, icyumweru gishize cyarangiye ahantu hakomeye. Yesu arafashwe, aricwa, arabambwa, arashyingurwa. Wavuga ngo birarangiye. Umuntu wese yarangiza yibaza ngo niki gikurikiraho? Ko wa muntu apfuye, ko bamushyinguye, umuntu wese ataha. Niyo mpamvu umuntu wese yikubura agasubira iwe, buri wese afite ibitekerezo bitandukanye, yibaza ngo niki gikurikiraho. Urupfu rwa Yesu, aho twasoreje ubushize, yaba ariho turangirira, umuntu yakomeza akibaza ibyo bintu, kubera ko turangirije ahantu habi, mu rupfu. Imitima y'abantu bakurikiraga Yesu ifite agahinda, kimwe n'undi muntu wese waba wagize ibyago agapfusha uwe. Bababaye kubera ko babuze inshuti yabo, umuyobozi wabo, umuntu bakurikiye bamufitemo ibyiringiro ndetse n'inzozi zihambaye z'ibyo azabagezaho. Bari babuze icyo bafata mu buzima bwabo. Guhura na Yesu wazutse, kumva ko Yesu yazutse, kumva ko Yesu atakiri mu gituro, iyo ni inkuru nziza, kuko irabafasha ikabagarurira ibyiringiro, bakaba bashobora kongera kubona imbaraga zishobora kubafasha gukira agahinda bari batewe no gupfusha no kuba babuze umuntu wabo. Natwe urupfu rufite imbaraga. Iyo umuntu arutekereje, iyo umuntu ahuye narwo, ni igihe umuntu abura epfo na ruguru. Umuntu akibaza byinshi, umuntu akumva acitse intege kubera ko yabuze wa muntu we, ntago azongera kumubona. Uwo muntu ntago azongera kumubona. N'aba bantu rero ntekereza ko ariko batashye, nk'uko twabibonye mu gice cya 23 bushize. Ntekereza ko nabo batashye bibaza ngo ni iki kigiye gukurikiraho, ko birangiye. Ariko amagambo twasomye atangira neza cyane. Reka dusome ku murongo wa mbere. Ku wa mbere w'iminsi 7 kare mu museke bajya ku gituro, bajyanye bya bihumura neza batunganije, babona igitare kibirinduye kivuye ku gituro. Binjiramo ntibasanga intumbi y'umwami Yesu. Abagore batashye bumva umuntu yapfuye. Turakora iki? Ikintu basigaje gukora nta kindi, nuko bagomba kujya kureba icyo umuco uvuga. Nibaza ko bari gukora ibyo umuco wavugaga ku muntu wese wapfuye, nkuko natwe twese mu Rwanda umuntu we yapfuye dufite ibintu dukora kugira ngo koko twumve turangije urupfu. Abo amakuru yabo naho yageraga, nuko babashaga kubyumva. Ariko basanga nta urimo. Muri iki gice cyose twasomye
tubona ko Yesu yazutse mu bapfuye, azuka ku munsi wa gatatu nk'uko byari byaranditswe, abonekera abigishwa be, abonekera aba bagore, arangije yiyereka abigishwa be mu bihe bitandukanye, arangije abasezeranya umwuka wera, asubira mu ijuru. Iyo ni inkuru nziza, iyo ni inkuru nziza biturutse kuri ya nkuru mbi yuko barangije ubushize bari mu gahinda kenshi kubera yuko babuze umuntu wabo bakundaga. Urupfu rwari rubasize mu gahinda gakomeye, kandi ni ukuri birumvikana, urupfu rurababaza. Kubura umuntu wawe, ibyo ndabibabwira kuko murabizi byambayeho. Aho ngaho ntago uba ugifite ikindi cyakurikiraho. Ariko nk'uko ku murongo wa 6 habivuga, ku murongo ikurikiraho, igihe bari bakiri ku gituro basanze intumbi ntayirimo, bibaza byinshi. Ahari ni nk'ibyo wakwibaza ubyutse ugiye gukurikira iyo, ugiye Rusororo, Busanza, Nyamirambo cyangwa n'ahandi kwirimbi aho waba warasize uwawe, kikaba ari igihe cyo gukurikira, ukabyuka ugiye ujyanye indabo, wahagera ugasanga igituro kirarangaye. Ese wakwifata ute? Sinzi icyo watekereza, sinzi icyo wakwibwira, sinzi uko waba wifata, imyifato waba ufite muri ako kanya. Ariko bano nabo bari bagiye ku gituro. Ku murongo wa 4 ngo bakiguye mu kantu, abagabo babiri bahagarara aho bari bambaye imyenda irabagirana, abagore baratinya, bubika amaso. Nuko abo bagabo barababaza bati, niki gitumye mushakira umuzima mu bapfuye? Ntari hano, ahubwo yazutse. Mwibuke ibyo yavuganye namwe akiri Galilaya ati, umwana w'umuntu akwiriye kugambanirwa ngo afatwe n'amaboko y'abanyabyaha, ahambwe, maze azazuke ku munsi wa gatatu. Bagize amahirwe bo kumva ayo magambo y'inkuru nziza ibafasha kumenya ko wa muntu baje kureba kugira ngo basohoze iby'umuco wabo waba uteganya cyangwa waba uvuga kugira ngo batandukane n'urupfu, uyu munsi bo bumvise inkuru nziza yuko ntago ari hano. Aha bavuga abagabo babiri, ariko mu bundi butumwa bwiza aho dufite ino nkuru bagenda bivuga mu buryo butandukanye, ariko hari abavuga abamarayika, ariko tubona ko babahaye inkuru nziza. Hari inkuru nziza babahaye, kuki mushakira umuzima mu bapfuye? Ntari hano, yazutse, ni muzima, ntago akiri mu gituro, kandi nabo bari bamaze kubyibonera. Luka akoresha abagabo babiri ariko bambaye imyenda irabagirana, abibutsa ndetse n'ibyo yagize gute, yababwiye. Yesu ni muzima, ntago akiri mu gituro, kandi ibyo ngibyo byabaye nk'uko byari byaravuzwe, nk'uko nawe yari yarabibwiriye. Twebwe ahari agama mahirwe twaba tuyafite, ariko natwe ngira ngo twaba twibaza ibintu byinshi. Waba wibaza aho Yesu ari, waba wibaza aho uwo muntu wawe koko usanze igituro kirangaye, waba wibaza ahari, waba wibaza aho ukwiye kumushakira, waba wibaza aho ukwiye kumubona. Abagore bibukijwe ko ubwo atari hano yazutse, kandi ibyo yari yarabibabwiye ko akwiriye kuzuka ku munsi wa gatatu. Yesu ni muzima. Kuba Yesu ari muzima nk'umwizera, ni gute bishobora guhindura ubuzima bwawe? Niki bivuze ku buzima bwawe? We wakumvira ijambo uyu munsi wa none, niki bivuze ku buzima bwawe niyo waba utarizera Yesu? Iyi nkuru nziza niki ivuze ku buzima bwawe? Yesu ntakiri mu gituro, ni muzima. Bibukijwe yuko bari barabibwiwe, ariko natwe dufite ijambo ry'Imana dusoma buri munsi ritubwira ibintu byinshi, ritubwira inkuru nziza. Natwe dufite ibihagije bishobora kutumenyesha yuko Yesu ari muzima.
icyanditswe twasomye nacyo kiri mu byadufasha kurushaho kumenya neza ko Yesu ari muzima, atakiri mu gituro. Niyo waba wari ufite gushidikanya wibaza ngo ese koko Yesu yarapfuye arazuka. Yarapfuye ni ukuri, ariko yaranazutse nk'uko byari byaranditswe, nk'uko byari byarahanuwe. Kuzuka kwa Yesu n'ubuzima bwe n'urupfu rwe byasohoje ibyanditswe nk'uko byari byarahanuwe. Ariko ntabwo ari ibyanditswe byari birangiye, ahubwo hari n'ibindi bikiza. Iyi nkuru nibaza ko hari kugira ngo yemerwe nk'uko mu muco wabo byari bisanzwe, byasabaga ibihamya byatuma abantu bemera ngo ese koko ibyo bintu ni ukuri. Muri iki gice twasomye harimo ibihamya biduhamiriza, niyo waba ushaka kureba nk'uko byari bikwiriye na mbere y'uko nimba hari ikintu cyavuzwe kugira ngo cyemerwe no mu rukiko. Nkoresheje mu rukiko ko niho byakunda gukoreshwa cyane, hasabaga bahamya ko icyo kintu koko cyabaye kugira ngo kibashe kwemerwa nk'ukuri. Hano muri no nkuru rero tubonamo yuko aba nabo harimo ibihamya byari bikwiriye. Abagore basanze ntawe uri mu gituro. Ubuhamya bwa mbere dufite ni ubwa marayika. Marayika hano abahamirije yuko Yesu yazutse nk'uko byari byaragize gute, yari yarabibabwiye. Ku murongo ukurikiraho ngo nabo bibuka amagambo ye, barangije bava aho ngaho basubirayo, bajya kuvuga ibyo babonye. Kubera iki bagiye kubivuga? Nuko kuzuka kwa Yesu ni inkuru nziza. Kuba Yesu ari muzima ni inkuru nziza, kandi ni urufatiro rwo kwizera kwacu. Pawulo yabibwiye Abakorinto avuga ku byo kwizera, avuga ku byo kuzuka kwa Kristo icyo bivuze mu buzima bwacu bwa gikristo. Reka tusome mu rwandiko Pawulo rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 15, turasoma kuva ku murongo wa 13. Reka dusome murongo wa 13. Niba ntawe uzuka na Kristo ntarakazuka, kandi niba Kristo atazutse, ibyo tubwiriza ni iby'ubusa, no kwizera kwanyu kuba kubaye kubusa. Ndetse natwe tuba tubonetse ko turi abagabo bo guhamya Imana ibinyoma, kuko twayihamije yuko yazuye Kristo uwo itazuye. Niba abapfuye batazuka, niba abapfuye batazuka na Kristo ntarakazuka, kandi niba Kristo atazutse, kwizera kwanyu ntikugira umumaro, ahubwo muracyari mu byaha byanyu. Kandi niba bimeze bityo, n'abasinziriye muri Kristo bararimbutse. Niba muri ubugingo Kristo ari we twiringiye gusa, tuba duhindutse abo kugirirwa impuhwe kuruta abandi bose. Ariko noneho yarazutse, niwe muganura w'abasinziriye. Kuko ubwo urupfu rwazanywe n'umuntu, niko no kuzuka kw'abapfuye kwazanywe n'umuntu. Imana ishimwe cyane. Hano turabona ko Pawulo nawe abwira Abakorinto abaha ibyiringiro byo kwizera kwabo, abibutsa yuko bishingiye ku gupfa no kuzuka kwa Kristo. Kuzuka kwa Kristo ni ishingiro ryo kwizera, ni ishingiro y'ubukristo. Yarababwiye ngo niba nta bazuka, Kristo ntarakazuka. Abaye atarazutse, hari ibintu byinshi bivuze. Twaba ibyo tuvuga ari ibinyoma, twaba ibyo duhamya Imana ibinyoma kuko turavuga ibyo itakoze, ngo ndetse twaba turi abo kugirirwa impuhwe kurusha abandi bose. Ariko Imana ishimwe, Kristo ni muzima. Haleluya! Kristo ni muzima, kubera ko hari ibihamya bihagije by'uko yazutse mu bapfuye, akaba uyu munsi wa none biduhamiriza yuko atakiri mu gituro. Hari ibihamya bihagije. Muri iki gice twasomye cyonyine, nubwo wasoma n'ahandi hose, hari mu byanditswe hari ibihamya biduhamiriza yuko Yesu yazutse atakiri mu gituro. Abagore bagiyeyo basanze atarimo. Marayika yabibabwiye ngo kuki mushakira umuzima mu bapfuye, ntari hano ahubwo yazutse. Kandi kuzuka kwa Yesu guhuje n'ibyanditswe. Niko marayika babwiye. Ni kenshi gupfa no kuzuka kwa Kristo byari byarahanuwe,
ariko abo byabwirwaga cyangwa babisomaga ntibabashaga kubishyikira, ntibabashaga kubyumva ngo babisobanukirwe kugeza n'umunsi yazutse. Ndetse ugiye n'inyuma ni nk'uko no kuvuka kwe abenshi batabyumvaga. Ubutumwa twizera bushingiye ku kuri yuko Yesu yazutse mu bapfuye, kandi ibyo byabaye nk'uko ibyanditswe bibivuga. Imirongo twasomye kuva ku murongo wa 4, icyo ni igihamya cya mbere cy'uko marayika yabihamije. Aho ngaho hatwereka yuko Yesu yazutse nk'uko ibyanditswe byabivugaga. Aba bagore barangije bava aho ngaho, baragenda bajya kubibwira abandi bari baragendanye nabo, bari baramukurikiye. Ku mirongo ikurikira kuva ku murongo wa 9 kugeza ku wa 12. Ikintu gitangaje ku murongo wa 11. Ku murongo wa 11 aravuga ngo ariko ayo magambo ababera nk'impuha ntibayemera. Maze Petero arahaguruka yirukanka ajya ku gituro, arunama arungurukamo, abona imyenda y'ibitare iri yonyine, asubira iwe atangazwa n'ibyabaye. Abagore bamenye ko Yesu yazutse, baje babibwira abigishwa n'abandi bantu, bababwira ibyo babonye, ariko ntibabyemera. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana babyita ngo ni uburondogozi. Nta magambo y'abagore, ngo ni ibisanzwe. Hari mu Rwanda niko bavuga. Birashoboka ko ushobora kuba uvuga inkuru ya Yesu, uvuga ibyo wamenye kuri Yesu, ariko abantu ntibabashe kubyemera. Ngo aya magambo ababera nk'impuha, kugeza igihe na Petero nawe wagiye kubyirebera. Ariko murebe nawe igitangaje, ngo nawe asubira atangazwa n'ibyabaye. Sinzi nimba bari bizera yuko Yesu yazutse. Aha ikibazo gishobora kuba kigihari. Ese koko Yesu yazutse? Ntabwo byarangiriye aho, ntabwo byakomeje ari abo ngabo gusa. Na Yesu ubwe arihishura nk'igihamya cy'uko yazutse akaba ari muzima. Kuva ku murongo wa 13 kugeza kwa 35 tubona yiyereka abigishwa bari mu nzira bajya Emausi. Luka ntabwo atubwira ikintu bari bagiye gukora Emausi. Luka ntabwo aduha neza detaye z'icyarimo kibajyana Emausi, ariko ngo barimo bajya Emausi. Muri urwo rugendo bari kugendamo niho baza nabo guhura na Yesu. Yesu aza kubihishurira. Abagore babihamije, barabibabwiye. Babyise impuha, uburondogozi. Barangije Petero nawe aragiye, ariko icyo nawe kibaye atangajwe n'ibibaye. Aba bigishwa rero bo baracyari muri cya gihe cy'urupfu, bari muri bya bihe bibuka urupfu. Muri icyo gihe bari kugenda bajya Emausi, ngo Yesu ku murongo wa 14 ngo nuko baganira ibyabaye byose, bakiganira babazanye, Yesu arabegera ajyana nabo, ariko amaso yabo arabuzwa ngo batamumenya. Arababaza ati muragenda mubazanya ibiki? Bahagarara bagaragaje umubabaro. Umwe muri bo witwaga Kireopa aramubaza ati mbese niwe wenyine mu bashyitsi b'i Yerusalemu utazi ibyabaye muri iyi minsi? Bo barakibereye mu gahinda kabo k'urupfu rw'umuntu babuze. Bari kugenda, bari mu nzira basubiramo izo nkuru z'ibyabaye. Ariko muri urwo rugendo Yesu arabihishurira. Abihishurira bagenda, ariko ngo kubera navuga nk'agahinda k'urupfu, urupfu rwabagizeho ubukana bukomeye, ku buryo bari kuganira iby'urupfu gusa, ku buryo Yesu babanye bahoranye nawe uyu munsi badashobora no kugira gute
badashobora no kumumenya, ngo amaso yabo ntiyabasha kumumenya, arabuzwa ngo batabasha kumumenya. Bari mu gahinda k'ibyababayeho, bari kugenda babisubiramo. Yesu araje, ntibabashije kumumenya. Sinzi umuntu muri twebwe uzi kubara inkuru muri GCC, akaba azi kubara inkuru neza, ariko hano turabona umuntu witwa Kirewopa amubwira inkuru neza, amubwira ukuntu uyu muntu yari ameze, amubwira uwo ari we, inkuru yose arayimutondorera mu ncamake, amubwira agahinda kabo. Ku murongo wa 19 arabaza ati ni biki? Bati ni bya Yesu w'i Nazareti, wari umuhanuzi ukomeye mu byo yakoraga n'ibyo yavugaga imbere y'Imana n'imbere y'abantu bose, kandi twavugaga uburyo abatambyi bakuru n'abatware bacu bamutanze ngo acirwe urubanza rwo gupfa bakamubamba, kandi twiringiraga yuko ari we uzacungura Abisirayeli. Uretse ibyo, dore uyu munsi ni wa gatatu uhereye aho ibyo byabereye. None abagore bo muri twe badutangaje, kuko bazindutse bajya ku gituro ntibasangamo intumbi ye, nuko baraza batubwira ko babonekeye n'abamarayika bakavuga ko ari muzima, kandi bamwe mu bari kumwe natwe bagiye ku gituro basanga ariko biri uko abagore batubwiye, ariko we ntibamubona. Iyi nkuru arayimubwiye neza, amubwira ibyiringiro byari bihari, amubwira imitekerereze bari bafite muri uyu muntu, ariko kubera agahinda k'urupfu bababajwe nuko uyu muntu yapfuye. Nubwo bababwiye ko yazutse, ntago barabyemera, ntago barabyizera. Murebe ku murongo wa 23, ku murongo wa 22 ngo none abagore bo muri twe badutangaje. Ibyo bababwiye ni byabatangaje gusa. Ibyabatangaje ni ibiki? Ngo bagiye ntibasangamo intumbi, nuko baraza batubwira ko babonekeye n'abamarayika bakavuga ko ari muzima, ngo kandi bamwe muri twe nabo bagiye babisanga nk'uko abagore bababwiye. Ariko ikibazo gikomeye, ntago barabona Yesu. Yesu we ntago bamubonye. Ngira ngo ubutumwa bwiza no mu bundi butumwa bwiza dufite kuntu iyi nkuru igiye yanditsemo mu buryo butandukanye. Abantu ngo abasirikare baharindaga bacuze inkuru yuko bagomba kuvuga ukuntu nyine Yesu ngo bari basinziriye, abigishwa be baraza baramutwara ngo kugira ngo babone ibisobanuro. Nibaza ko nabo dushobora no kubashyira mu bahamya buko Yesu yagize gute, yazutse. Kimwe mu cyo bavugaga, bemeraga yuko Yesu atakiri hehe, atakiri mu gituro. Aba nabo barakibaza ngo ese ko Yesu atahari mu gituro ari hehe? Kuba ari muzima ntibarabyemera. Murongo wa 25, Imana ishimwe ko iyo Yesu yaje, ko iyo Yesu ari ahari, urujijo ruvaho. Bo bari mu rujijo, bari mu gahinda kabo, bari kwibaza uko byagenze, ariko kubera ko yahageze urujijo ruhita ruvaho. Iyo Yesu yaje uhabwa gusobanukirwa. Wumva ibyo utumvaga, ibyo utabasha gushyikira, ubasha kubisobanukirwa. Urahumuka mu mutima. Nkuko ku mirongo wa 33 havuga, baravuga ngo uwo mwanya barahaguruka. Ku mirongo wa 32 ngo baravuga bati yewe ntibibuka ukuntu imitima yacu yari ikeye ubwo yavuganaga natwe turi mu nzira adusobanurira ibyanditswe. Yesu iyo yaje urujijo ruvaho. Yesu iyo yaje duhabwa gusobanukirwa. Agahinda kari gahumye abantu umutima, kari kabihebesheje, ako kabasha kuvaho. Ku murongo wa 25 hakomeza hatwereka ukuntu byabagendekeye. Ku murongo wa 25 ngo arababwira ati mwabapfumwe, imitima yanyu itinze cyane kwizera ibyo abahanuzi bavuze cyane byose. None se Kristo ntiyari akwiriye kubabazwa atyo ngo abone kwinjira mu bwiza bwe? Atangira kuri Mose no mu bahanuzi bose abasobanurira ibyanditswe byose kuri we. Bageze bugufi bw'ikirorero bajyagamo, agira nk'ushaka kugicaho, baramuhata batese
waretse tukagumana kuko bwije, kandi umunsi ukaba ukuze, nuko arinjira ngo agumane nabo. Yicaye ngo asangire nabo, yenda umutsima arawushimira, arawumanyagura, arawubaha. Amaso yabo arahumuka, baramumenya, maze aburira imbere yabo, ntibongera kumubona. Yesu iyo yaje tubasha gusobanukirwa, abasubiriramo mu byanditswe, abasha kubafasha kongera kumva ibyanditswe kuri we ko byari bikwiye gusohora. Bari babizi. Yesu iyo yaje urujijo ruvaho, kandi Yesu n'uyu munsi arahari. Sinzi ubwo wakiraga Kristo akaza mu buzima bwawe nimba wararushijeho gusobanukirwa, ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo mu Byahishuwe igice cya 3:20 aba ngo, dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu nakingura ndinjiriwe, tugire gute? Dusangire. Ubwo Yesu yamanyaguraga imitsima akayibahereza, barushijeho noneho amaso yabo yarahumutse, barushaho kumenya ko uyu niwe Kristo. Yesu arahari, ari kugusaba ngo umukingurire. Kandi umuntu yamukinguriye, umuntu yamwemereye, akinjira we bagasangira, urujiro rwose rubasha kuvaho. Natwe uyu munsi wa none dufite ibihamya. Hari ikimenyetso Kristo yaduhaye cyo kumanyura imitsima kugira ngo bitubashe gufasha kwibuka yuko Yesu yazutse mu bapfuye. Igaburo yera, iyo tumanyura umutsima tuba twibuka yuko turi kurya umubiri we, kandi turi kurya kubera ko watanzwe ku bwacu. Ese iyo dusangira igaburo yera, ujya ubasha koko kumva urushijeho kongera kwibuka Kristo no kumusobanukirwa? Ngo yicaye asangira nabo, yenda umutsima arawushimira, arawumanyagura, amaso yabo arahumuka, baramumenya, maze aburira imbere yabo. Barangije baravugana bati, yewe ntibuka ukuntu imitima yacu yari ikeye ubwo yavuganaga natwe turi mu nzira adusobanurira ibye. Iyo Yesu yaje mu buzima bwacu, iyo Yesu ari muri twe, turushaho gusobanukirwa. Iyo turi ku igaburo yera dukwiye kwibuka Yesu, tukarushaho kumusobanukirwa, kandi tukarushaho kumva imitima yacu ikeye kubera ko ari muzima mu buzima bwacu. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana ishimwe yuko Yesu ari muzima, kandi koko icyo kimenyetso tugifite kugira ngo kirusheho gukomeza kutwibutsa yuko Yesu yazutse uyu munsi wa none akaba atakiri mu gituro. Abigishwa be barasubira i Yerusalemu, imirongo ikurikiraho batubwira ukuntu ngo bagiye bakabibwira abandi, ariko bakaza gusanga ngo yaniyeretse Simoni, baganira inkuru zo kuba. Ibyo ni ibihamya bitwereka yuko Yesu yarazutse, arabihishuriye, barabibabwiye. Bakivuga iyo nkuru bavugana na bagenzi babo ku murongo wa 36, batwereka ukuntu Yesu yongera kwihishurira abigishwa be bose. Ibi ni ibihamya biri kuduhamiriza yuko Yesu yazutse atakiri mu gituro, ari kwiyereka abantu, bye kuba gusa ko babibwiwe, ahubwo nawe babashe kugira gute? Kumwibonera. Yesu yihishura kuri bo, ariko hanabihishurira abereka yuko ashobora, uretse kuba ari igisobanuro ko yazutse nk'uko ibyanditswe bibivuga, ahubwo abereka ko ari muzima. Ahanabiyereka abasha kurya nk'umuntu ufite ubuzima ukeneye kurya. Reka dusome aya magambo. Ku murongo wa 35, bakivuga ibyo, Yesu ahagarara hagati yabo, arababwira ati, amahoro abe muri mwe. Shalom. Amahoro abe muri mwe. Maze barikanga, bagira ubwoba bwinshi, bagira ngo ni umuzimu babonye. Arababwira ati, niki gitumye mwiburanya mu mitima? Nimurebe mu biganza byanjye n'ibirenge byanjye, mubenye yuko ari jye ubwanjye. Ndetse nimunkoreho murebe, kuko umuzimu atagira umubiri n'amagufwa nk'ibyo mundebana. Yesu yiyereka abigishwa be bari hamwe.
barimo bavuga inkuru yabonekeye babiri, yabonekeye Simoni, abagore babivuze. Ariko murebe hano ikintu gitangaje. Abiyeretse, abasanze, kubera ko imitima yabo iracyababajwe, ntabwo irakira neza iyi nkuru nziza, bo barikanga, bo bagira ngo ni umuzimu babonye. Aha ntekereza ko badatandukanye n'Abanyarwanda. Ugiye kureba uhuye n'umuntu wapfuye, ikintu cya mbere watekereza, wahita utekereza ko ari umuzimu. Hari igihe dusoma amagambo y'Imana tukagira ngo aba bantu bari bafite intege nke cyane, ariko sinzi ahari nimba natwe bitandukanye. Abanyarwanda, u Rwanda rwacu, uhuye n'umuntu wapfuye ukamubona n'amaso, wahita utekereza ko ari umuzimu. Ariko hano Yesu ntabwo ashaka ko bagumana ibyo mitekerereze. Ahita ababwira ngo nimurebe ibiganza byanjye mumenye yuko ari ubwanjye, ndetse nimunkoreho, kuko umuzimu ntagira umubiri n'amagufwa nk'ibyo mundeba. Yesu afite umubiri. Yesu yazukanye umubiri. Ntabwo Yesu yazutse ari umwuka, ntabwo Yesu yazutse ari ikintu umuntu atabasha kubona. Ahubwo Yesu yazukanye umubiri. Ndetse ikigeretse kuri ibyo, amaze kubabwira ibyo ngibyo ngo nibamurebe, nubwo mbere bababwiye babyita impuha, abajyaga Emawusi bagendanye nawe ntibabasha kumumenya, kugeza amanyaguye imigati babasha kumusobanukirwa. Hano Yesu n'aba ngaba noneho bari kumwe nawe, abaha ikindi kintu cyabafasha kubona yuko Yesu ari muzima kandi koko yazutse. Ku murongo wa 40 avuga ibyo, abereka ibiganza bye n'ibirenge bye. Nuko ibineza neza bikibabujije kubyemera, bagitangara arababaza ati, hari icyo kurya mufite hano? Bamuha igice cy'ifi yokeje, aracyakira, akirira imbere yabo. Abaha ikindi gihamya cyo kurya, cyo kubereka ko Yesu ni muzima, ntabwo ari umuzimu. Yesu ni muzima, yazutse, ntabwo akiri mu gituro. Uyu ni wa Yesu wazutse, ariko noneho mu bundi butware ari muzima. Ariko biracyabagoye. Kuzuka kwa Yesu abereka yuko ari ugusohora ku byanditswe byera. Nawe yongera kubibutsa yuko kuba yazutse ni ugusohora ku byanditswe byera. Abafasha kongera kubasubiriramo ibyanditswe byera. Ku murongo wa 44 hakomeza hatwereka ko nyine amaze gukora ibyo ngibyo, amaze kubereka yuko yazutse kandi ko kuzuka kwe ari ugusohora ku byanditswe byera, arabibafasha kugira ngo babashe kubyumva. Ku murongo wa 44 maze arababwira ati, aya ni amagambo nababwiraga nkiri kumwe namwe, yuko ibyanditswe kuri rye byose mu mategeko ya Mose no mu bahanuzi no muri Zaburi bikwiriye gusohora. Maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Ati niko ibyanditswe kuri Kristo, ko Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu, kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye, bahereye kuri Yerusalemu. Nimwe bagabo b'ibyo, kandi dore ngiye kuboherereza ibyo data yasezeranye, ariko mugume mu murwa kugeza ubwo muzambikwa imbaraga zivuye mu ijuru. Ibyabaye ntabwo ari ikintu cyari gitunguranye. Ni ibyanditswe byari byaravuzwe birimo gusohora.
ariko abigishwa nubwo babibwiwe ntabwo bari barabisobanukiwe, kugeza ubwo Yesu azutse hano ari kubafasha kongera kubibutsa. Ibi yari yarabibabwiye mu bice bitandukanye, yagiye abigarukaho kenshi muri uru rugendo twarebye rwo kuva ari kujya i Yerusalemu. Yagendaga abibutsa yuko akwiriye kubaho, ariko kugeza uyu munsi ntabwo barabyizera. Ariko ntekereza ko ntabwo barabyizera kubera yuko gusobanukirwa ibyanditswe byera ni umurimo w'Umwuka Wera, ni umurimo w'Imana. Niyo mpamvu iyo ari kumwe nabo ari kubafasha kongera kubyumva no kubisobanukirwa. Ari kubibutsa yuko ibyabaye byose bihuye n'ibyanditswe, kandi hano akabereka ikindi kintu gikomeye. Akabereka yuko kuba amaze kuzuka ntabwo umurimo urangiye, ahubwo nibwo umurimo ugitangira. Ku murongo wa 45 ngo abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Ati niko byanditswe kuri Kristo bikwiriye ko akwiriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu. Mva umurongo wa 47 ngo kandi kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye bahereye i Yerusalemu. Nimwe bagabo b'ibyo. Umurimo nibwo ugitangira. Kuzuka kwa Yesu hari umurimo gusohoza, ariko hari no gutangira kundi murimo. Umurimo gutangiza ni yuko badakwiye guceceka, ahubwo bakwiriye kugenda kubivuga. Abantu bamenye ko Yesu ari muzima ntago babiceceka. Abantu bamenye ko Yesu yazutse ntago babyihererana, ahubwo bagenda kubivuga. Abagore barabibonye bahita baza kubwira abandi. Abigishwa yabibwiye bahise baza kubibwira abo basize. Yesu hano ari kubibibwirira nawe ubwe. Arababwira ngo noneho rero ubwo nazutse mukaba mumbonye, mukaba mumaze kubisobanukirwa neza, ntago mukwiye guceceka, kubera yuko amahanga yose akwiye kubwirwa ibi bintu. Kandi nta bandi bo kubikora, nimwe bagabo bo kubikora. Nimwe mukwiye kugenda mukabimenyesha abandi. Kumenya ko Yesu yazutse biduha inshingano zo kumuhamya. Biguha inshingano n'inshingano, bidushyira mu nshingano, kuko ntushobora guceceka nkuko abangaba bagiye babibona batacecetse mu bihe bitandukanye. Nawe ntukwiye guceceka. Ese iyo usobanukiye ko Yesu ari muzima biraguha iki? Inshingano biguha nta yindi ni yuko ukwiye kubibwira abandi. Ntabwo ukwiye guceceka. N'abagabo bo guhamya ibyo bamwumviseho byose, ibi byose abashije kubafasha gusobanukirwa, nibo bakwiye kubihamya. Ariko arabizi yuko ntabwo babyishoboza. Ku murongo wa 49 aravuga ngo dore ngiye kwa data, dore ngiye kuboherereza ibyo data yasezeranije. Mugume mu murwa kugeza ubwo muzambikwa imbaraga. Ntabwo bari kubyishoboza. Muri kamere yabo nabo ubwabo ntibabyishoboza. Guhamya Yesu ntabwo ari imbaraga zacu, ntabwo twabikora mu mbaraga zacu. Yesu hano atubwira ikindi kintu agiye gukora, kandi ubwo yabikoraga iri sezerano rigiye gusohora, ubwo agiye kurisohoza tubona mu byakozwe n'intumwa ku munsi wa Pentekote, ubwo yarashohoje rino sezerano, Umwuka Wera akaza, tubona ukuntu bahagurutse bagahamya mu mbaraga bavuga uku kuzuka, uku urupfu no kuzuka kwe n'imirimo ye yose. Babasha kubihamya, kandi bahamya kuzuka kwa Kristo babihamije mu mbaraga. Imana ishimwe yuko iri sezerano atari isezerano ryabo ryagombaga gusohora ku bwabo bonyine, ahubwo ni n'isezerano yacu. Ibyakozwe no mu gice cya kabiri umurongo wa 39 avuga ngo kuko isezerano ari ijyanye n'abana banyu n'abari kure bose, abazahamagarwa n'Umwami Imana yacu. Haleluya. Ni isezerano yacu. Niyo mpamvu Yesu mu kwihishura kwe, Yesu mu kuba agiye kubisohoza, ariko twese abize abahamagawe nawe itorero rye uyu munsi wa none turi mu nshingano. Hari inshingano dufite.
Yesu amaze kuvuga ibyo yasubiye mu ijuru, ntabwo yagumanye nabo, n'uyu munsi wa none ari mu ijuru. Ku murongo wa 50 ngo abajyana hanze abageze i Betaniya, arambura amaboko hejuru abaha umugisha. Akibaha umugisha atandukanywa nabo, ajyanwa mu ijuru. Nabo baramuramya basubira i Yerusalemu mu munezero mwinshi, baguma mu rusengero iteka bashima Imana. Yesu ashimwe cyane. Yesu yiyeretse abigishwa, ababwiye n'ikintu agiye gukora, ariko asubiye mu ijuru. Muri iki gihe niki abamaze kumenya ko Yesu yazutse, abamaze kumenya ko Yesu atakiri mu gituro, uyu munsi Yesu akaba ari muzima, niki bari gukora? Hano turi kubona abamaze kubisobanukirwa, abamaze kubyumva bakaba babibonye n'amaso yabo, hari ikintu gihita kiba mu mitima yabo, ngo baramuramya. Murongo wa 52, nabo baramuramya basubira i Yerusalemu n'umunezero mwinshi, baguma mu rusengero iteka bashima Imana. Abamaze kumenya ko Yesu yazutse, abazi ko Yesu ari muzima, bire mu munezero mu mutima yabo, bibatera gushima, nicyo kintu bahora bakora, buzura umunezero. Babandi batabyumvaga, babandi bavuga ngo batangajwe, n'impuha, baramaze kumwibonera, bamaze kubisobanukirwa, niyo mpamvu buzuye umunezero, niyo mpamvu buzuye gushima. Ariko bashima bafite ya nshingano twavuze bagomba kuba bari gukora. Imana ishimwe ko Yesu yasubiye mu ijuru, agasubira mu ijuru nk'umwami uri kuramya. Itorero rya Kristo riramuramya, itorero rya Kristo riramwumvira, rikora umurimo yarihaye. Imana ishimwe ko uyu munsi itorero abizera tutakiri mu gahinda yuko Yesu yapfuye. Inkuru yo kuzuka kwe no kuba ari muzima ituma twuzura umunezero, ikadutera kumuramya. Ese inkuru yo kuzuka kwa Yesu ni ikivuze mu buzima bwawe? Kuba Yesu ari muzima ni gute birimo umunezero mu buzima bwawe? Ni gute uri kumwumvira kubera ko yazutse? Ni gute uri kumushima kubera yuko yazutse? Yarazutse, ni muzima, ntago akiri mu gituro, ari mu ijuru. Ahari nimba wari ufite gushidikanya, nimba wari ufite kumva utabisobanukiwe neza, nizera ko ibyo Luka yanditse hano ni birushaho kudufasha yuko no kurushaho gusobanukirwa yuko ari muzima. Wowe waba wari ufite gushidikanya ko Yesu yazutse, ibi bihamya birahari. Kuzuka kwa Kristo biduha ibyiringiro yuko twizera Imana nzima ifite ubutware ku rupfu, Imana idukunda kuko yatanze inshungu ku bwacu. Kuzuka kwa Kristo ni igihamya ko umunsi umwe azagaruka, natwe tukazurana nawe, tukimana nawe. Kuzuka kwa Kristo biduha ibyiringiro ko urupfu rwatsinzwe, kandi Satani n'imbaraga z'umwijima ubwo bitaheranye Yesu mu gituro, dufite ibyiringiro yuko hari umunsi bizakurwaho. Urupfu ruratubabaza, urupfu ruratugora, ariko hari umunsi bizakurwaho, kandi icyo gihe natwe tuzaba turi kumwe na Kristo ubudatandukana. Ibyo ni ibyiringiro dufite muri twe kubera ko Yesu yazutse akazuka muri urwo butware. Kubwo kuzuka kwa Kristo tuba abahamya b'ibyo mu buzima bwacu dushize amanga. Kubera yuko kuzuka kwa Kristo agasubira mu ijuru byatumye imbaraga idufasha kuba abahamya tuyihabwa. Uyu munsi turi abahamya ba Kristo. Gupfa no kuzuka kwa Kristo niyo shingiro y'ubutumwa bwiza cyangwa se y'ubukristo, kandi niyo tandukaniro y'imyemerere iriho yose. Yesu yarazutse, ariko Muhammad yarapfuye, Buddha yarapfuye, ntibabasha kuzuka. Iyo niyo tandukaniro, kandi koko n'uyu munsi niyo ribasha gutandukanya n'abantu. Ubuzima bwacu bushingiye kuba twizera yuko Yesu yapfuye cyangwa yazutse, kandi ibyo ntago birangirira aho, ahubwo binagena n'iherezo ryacu. Ese wowe uri hano uri kunyumva uyu munsi wa none, wizera Yesu Kristo
wapfuye agahambwa akazuka ku munsi wa gatatu hanyuma akajya mu ijuru. Niba uri hano utaramwizera, iki ni igihe cyawe. Niwumva ijwi rye ntiwinangire umutima. Niwumva Yesu avugana nawe, niwumva ijambo ry'Imana rivuganye n'ubuzima bwawe, ntiwinangire umutima. Iki ni igihe cyawe. Kwizera cyangwa kutizera kuzuka kwa Kristo niryo tandukaniro dufite mu buzima bwacu, nayo rigena iherezo ryacu. Wowe wamaze kumwizera, ni mu buhe buryo uri gukora umurimo yasigiye abamwizera wo kumuhamya, wo guhamya imirimo ye, aho uri, mu rugo, mu kazi, aho Imana iguhaye kuba mu gihe nk'iki ngiki? Mbese uri umugabo wo guhamya iby'urupfu no kuzuka kwe? Ntidukwiye kugira ubwoba. Yesu ni muzima kandi yaduhaye umufasha udufasha mu gukora uwo murimo. Imana idufashe kandi Imana itugire neza kugira ngo koko tuba abahamya mu gihe nk'iki ngiki, dufite umunezero, dushima Imana iteka, kuko Yesu yarazutse, ntabwo akiri mu gituro, uyu munsi ni muzima. Mureke dusenge. Mana, turagushimye kubwo ijambo ryawe. Tugushimiye Mwami aya mahirwe uduhaye yo kongera kumva no kwibuka yuko wazutse mu bapfuye, uyu munsi wa none ukaba uri muzima. Reka Mwami ibi bihamya byongere kongera kutwibutsa neza koko ubuzima dufite ko bushingiye ku kuba warazutse. Kandi asenze Mwami Imana kugira ngo ufashe n'utarizera kurushaho gusobanukirwa ibi bihamya, kandi ibihamya nabisobanukirwa Mwami, nabyumva neza, bimuhe kukwizera. Urakoze Data kuko ukomeza kudufasha. Urakoze Mwami kuko Mwuka Wera waduhaye uri muri twe akomeza gufata ijambo ryawe, akarushaho kuridusobanurira, akarushaho kudufasha kuyumva Mwami, kandi akadufasha no kuyumvira kubw'icyubahiro cyawe. Urakoze Mana kumva gusenga kwacu, ni mu izina ryawe Yesu twambaje twizeye.